cyane kandi turaguhimbaza. Icyubahiro ni cyawe ibihe byose. Ukwiye guhimbazwa no gushimira. Haleluya! 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 Asika kwangurera. Rushimwe rero mwami Imana kuko natwe turi kuri uyu musozi. Ruciye bugufi cyane turagushimye. Tuguhaye icyubahiro. Tugikwiye kuba ababyeyi turakiguhaye. Tugikwiye kuba akomeye turakiguhaye. Tugikwiye kuba akihaye turakiguhaye. Tugikwiye kuba utunzi turakiguhaye. Tugikwiye kuba abantu turakiguhaye. Tugikwiye kubwenge mu isi turakiguhaye. Ucyakira wowe mu ijuru. Ushimwe mwami Imana. Kigwira ku ntebe yawe iri mu ijuru. Ibihe n'ibihumbi nyakubahwa. Turanezerewe mwami. Tugushimiye kuba dushobora gukora umurimo wawe. Mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana wavuze yuko abitiriwe izina ryawe igihe bazazamuka umusozi bakaza ahera hawe bakaza mu rusengero rw'abera batazaza imokoboko ahubwo ko bazazana amaturo yishimwe ayerereza izina ryawe ndetse mwami Imana nayo umutima ukunze n'icyaha cumi byatabuje kuba bitegetse. Turagushimira rero ko washoje nyakubahwa Imana nziza. Turanezerewe ko watumye dukora uwo murimo. Nukuri Imana ibishinzwe ngo ntabwo twakwishoboza. Komeza ubane natwe rero abo bose bahabwa umugisha n'abatabishoboye kuba impamvu zinyuranye. Mwami nabo bagirire neza ubagenderere databuja ubambike izo mbaraga wungura ubwenge bwabo basobanukirwe ibyo wavuze n'ibyo wategetse kugira ngo bakore umurimo wawe databuja ujye wishimira ubaha umugisha wageneye bakunezeza. Urakoze urakarama. Yeze muri aka kanya mwami wo kumva icyo ushaka kuvugana natwe. Reka mwami Imana data wa twese mu ijuru jambo rigiye kumanukira ahantu ribe ijambo rihindura ubuzima bwacu, ribe ijambo rizana impinduka, ribe ijambo rirema ibishya mu izina rya Yesu Kristo kuko waje guhindura ibintu bibe bishya ari wowe Kristo umwana w'intama w'Imana. Natwe tuguteze amatwi. Natwe mwami Imana amatwi y'Imana turayafunguye. Mwami wanjye Yesu Kristo ubane natwe ahantu nanjye ushyigikire databuja mu muyoboro w'igitembo unyuzemo amazi ahembura ubu bwoko nanjye ndimo maze data wa twese uri mu ijuru ukoresha ukuboko kwawe kwiza ugirire neza umuntu wese uraha muri aka kanya tugiye kuhaba. Turinde data kirogoya mu izina ryawe Kristo. Utsinde imigambi y'umwanzi mu izina rya Yesu Kristo. Nzi neza ko aho ubwami bw'Imana buri ingabo zo mu ijuru ziba zihari. Reka zitugotera ahantu orudire y'Imana iba ahantu icyo no kumera kibi cyawe. Urakoze urakarama. Nushimwe kandi ushimwe hejuru mu izina rya Yesu Kristo twizeye. Amen. Yesu ashimwe cyane. Imana ibaho umugisha iduhana umugisha kuri munsi mwiza iturebeho kugira ngo tubahe ahantu kandi no kubw'ubuntu kuko tubashije kuza kumva ijambo ryayo kuko hari abantu batabasha kubyumva, kuko hari abantu Satani yabujije amahirwe ndetse anangira imitima yabo. Ariko icyo tuzi ni uko abo Imana yamenye kera yatoranije bazakizwa. Imana ishimwe cyane. Amen. Atari uko imiryango ibishaka, atari uko abantu babishaka, atari uko abanyabwenge n'imfura z'isi zibishaka, ahubwo ko Imana ibishaka yabigena. Haleluya. Icyubahiro ni icy'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Turasoma ibice 10 duhereye ku murongo 34. Imana yo mu ijuru tugire neza. Dusome mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Petero aterura amagambo ati nukuri menye yuko Imana itarabona ubutoni ahubwo amahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranukira mwemera. Ijambo ry'ubutumwa bwiza bw'amahoro Imana yatumye ku bana ba Isiraheli ivugishije Yesu ari we mwami wa bose. Iryo jambo murarizi ryamamaye i Yudaya hose rihereye i Galilaya hanyuma y'umubatizo Yohana yabwirizaga. Ni irya Yesu w'i Nazareti uko Imana yamusutseho umwuka wera n'imbaraga akagenda agirira abantu neza agakiza abo Satani atwaza igitugu kuko Imana yari iri kumwe nawe. Natwe turi abagabo bo guhamya ibyo
yakoreye ibyo yakoreye mu gihugu cy'abayuda byose, mu gihugu cy'abayuda byose ni Yerusalemu. Uwo bamwicishije kumubamba ku giti, ariko Imana imuzura ku munsi wa gatatu imwerekana ku mugaragaro. Icyakora ntiyamweretse abantu bose, ahubwo yamweretse abagabo yatoranyije bitari byaba. Yesu ashimwe cyane. Ni twebwe abasangiraga nawe amaze kuzuka, adutegeka kubwiriza abantu no guhamya ko ari we Imana yategetse kuba umucamanza w'abazima n'abapfuye. Abahanuzi bose baramuhamije bavuga yuko umwizera wese azababarirwa ibyaha. Petero akivuga ibyo, Mwuka Wera aramanuka abumvisha ayo magambo yose. Abizeye bo mu bakebwe bajyanye na Petero barumirwa bose, kuko n'abanyamahanga nabo bahawe Umwuka Wera, akaba basutsweho. Imana itugire neza cyane. Haleluya. Reka turusome n'iri jambo umwuka anyemeza ko nero yashyigikira n'iyi. Dusoma naho mu bariko Pawulo yandikiye Abaroma, nangwa bariko Abaroma 18 murongo wa 24 turageza ku murongo 28. Abaroma 18:28. So mu izina rya Yesu Kristo. Kandi tuzi yuko bakunda Imana byose tufatanyiriza hamwe kubazanira ibyiza, aribo bahamagawe n'uko yabigambiriye. Kuko abo yamenye kera n'abatoranyije kera mushushanywa n'ishusho y'Umwana wayo, kugira ngo abifura muri bene se benshi. Abo yatoranyije kera yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije, n'abo yabatsindishirije yabahaye ubwiza. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Iyo ni ijambo ry'Imana. Amina. Haleluya. Dusomye amagambo meza y'Imana yahumetswe kandi n'Umwuka wayo, ayanyujije mu bakozi bayo cyangwa mu bagaragu bayo, yatoranyije uko yabishatse cyangwa uko yabigambiriye kuva kera na rindi. Kuva ibi byose tureba bitarabaho, abo ngabo yarabatoranyije bagira mu mugambi wari mu mutima wayo, kugira ngo muri kiriya gihe Yesu ashimwe cyane cyari kigeze, Imana yari izi ko n'umukuru w'ibihe, bazavuge ugushaka kw'Imana ku bantu yiremeje, bazavuge umugisha Imana yageneye abantu bazabana nayo n'imitima imenetse kandi ikunze kandi yumvira, bazavuge ibyiza Imana yageneye abana bayo. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Twarimo dusoma hirya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, mpita nibuka ijambo njya numva hanze aha ngaha, abantu bakomeye ndetse bakomeye no mu madini yabo, cyangwa tuzi ko bazi iby'Imana cyane, ugasanga barahira ngo Yesu wizuye cyangwa Yesu wizuye. Ese Yesu yarizuye? Yarizuye? Oya, Data wamutumye niwe mushusho w'Umwuka wo gukora umurimo we, kandi icyo yaragambiriye ko azaba igitambo, akazazuka abantu bakabona ubugingo. Isi urupfu ruramutwara, ariko Imana inesha urupfu ibisura Umwana wayo. Imana ishimwe cyane. Rero y'abantu
Yesu ashimwe cyane. Ahandi ishobora kaza kuvuga ngo wenda uriya mugabo ari kwishira hejuru oya natwe ntacyo tuzi tumenyaho gatoya umwuka w'Imana bishatse kugira ngo agire icyo yamwishurira cyangwa se dufatanye na bene data ko gushakashaka ko twamenya uwo mwami dushakashaka ko twakwegerana kugira ngo tubashe kwegera ya ntebe y'imbabazi nitumara guhabwa imbabazi duhabwe ubwenge bumenya data. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Kuko ni byiza ko tunyura muri iyo nzira kugira ngo mu gihe gikwiriye Imana yagennye tujye duhabwa Imana n'umwana wayo tweruye. Tugize dute? Tweruye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ngo Pilato abaza Yesu aramubwira ngo ntuzi ko nakugenza uko ushatse. Aramubwira ngo ntiwabishobora keretse umukoresha niwe ubituma ubikora kandi nawe igihe cye ni gitoya. Imana ishimwe cyane. Aramubwira ngo nabwiriza ubutumwa iyo udaya mu birori Isirayeli yose neruye nta muntu watinyutse kumfata ariko igihe kirageze ngo icyo Imana yagambiriye umunsi wa none gisohora. Imana ishimwe cyane. Amina. Yesu ashimwe cyane. Aramubwira ngo ntuzi ko Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu ni umwami ibihe byose. Aramubwira ngo rero nawe uri umwami. Yesu aramusubizamo ngo nicyo navuye. Amina. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Twasomye rero ijambo ry'Imana mu butumwa mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa. Imana ishimwe cyane. Numvise muri byawe nabyita ubutumwa bwiza buzana impinduka, ubutumwa bwiza buhindura amateka, ubutumwa bwiza buhindura ubuzima, ubutumwa bwiza butanga ubwenge nyakuri bwo kumenya data wa twese. Kuko ibyitwa ubutumwa bwiza ubutumwa byose ntabwo ari ubutumwa bwiza. Kubera iki? Ubutumwa bwamamaza abantu ubuntu buzashirana n'abo bantu kuko abantu barahita. Ubutumwa bwamamaza iby'isi buzashirana n'iby'isi. Ubutumwa bwubakiye ku byubahiro by'abantu buzashirana nabyo. Ubutumwa bw'ibiryo buzashirana n'ibiryo. Kuko ijambo ry'Imana ryarabwiye ngo ibiryo ni iby'inda n'inda ni iy'ibiryo ariko bizahatsemba. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Tugire umwete wo gushaka Imana. Tugire umwete wo kwinginga Imana ngo ahari Imana mu gihe yagennye yubakire kuri rya jambo ryavuga ngo nabamenye kera mutaraba imisoro mu nda zaba nyoko mutaragira ishusho n'agakamera ko kugaragahari njyewe nari mbazi. Mana ishimwe cyane. None ibyo nimubyibuka mukansanga zabagirira neza. Imana iri ku ntebe y'imbabazi. Imana irimo irahamagara. Imana irimo irahamagara ab'isi bose. Muhunge ishyano, muhunge akaga, muhunge ibihembo by'umwanzi, muhunge uburiganya bw'umubi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Kuko bene data ibyitwa Imana byinshi hano ku isi bisengwa kandi bivugwa ntabwo ari Imana y'ukuri yitwa Uwiteka isha umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Kuko Imana y'ukuri ibonerwa ahantu hamwe mu nzira imwe, kwizera umwana wayo Yesu Kristo n'ijambo rye. Iyo icyo kintu cyinjiye muri jye, iyo cyinjiye muri uwo kwizera icyo yaje gukora n'icyo yavuze n'icyo yahamije se utabyizera rasi mu mwana w'Imana uhita uhabwa kamere k'Imana, uhita uhabwa kamere y'Imana kandi kamere y'Imana ni umwuka wera muri twe. Amina. Yesu ashimwe cyane. Kuko umwuka ni ingwate, umwuka ni kashe Imana yashyize ku bazizera ku bana bayo kugira ngo igihe Imana izaza kuzamura abayiringira izarebe kiriya kimenyetso. Kiriya kimenyetso ni nka Imana nitunga telekomande kiriya kimenyetso
Imana rero turi kuvuga Imana y'ukuri yitwa Uwiteka, n'Imana itarobanura ku butoni, ntikurikiza imiterere y'ubuzima tubaye. Oya, sibyo yita. Imana ishimwe cyane. Kugira ngo inkunde cyangwa inyite ungirire neza, ntiyita ku bwenegihugu bwanjye, ntiyita ko ndi Umunyafurika, ntiyita ko ndi muri Aziya, ntiyita ko ndi umwera, ntiyita ko ndi muremure, ntiyita ko ndi mugufi, ntiyita ko ndi izuru rigufi, ntiyita ko ndi rirerire, ntiyita ko ntunze. Oya, ntiyita ko ndi umuryango w'imfura, ibyo ntacyo bibwiye. Ntiyita ko mvuka ibwami. Oya, ahubwo yita kuko icyo yanyagambiriye umwana wawe. Yesu ashimwe. Amen. Hallelujah. Ntiyita ku nzego turimo. Oya, ahubwo yita ku mutima umenetse wizera Imana, wubaha Imana. Yesu ashimwe. Hallelujah, hallelujah. Icyakora izi miterere ya muntu kandi yita, izi ko umuntu ari umunyantege nke, izi ko umuntu ntacyo ashoboye, none ikagenda imugirira imbabazi, igenda imuteza intambwe imuzamura akayesikariye hari mu ntege nke, ikavuga ngo mwana wanjye komera, mwana wanjye muhino, mwana wanjye ndagukomeje, mwana wanjye ndagushyigikiye, mwana wanjye humura. Biriya ntibirabyishoboza, narabibonye byari kuguhitana, ariko ntibyaguhitanye. Ngwino unyegere nkomeze nkwegeze imbere, dore imbere hari ibintu bibi cyane, ndabaza ndagutabara. Ntwara kibiri imbere udakomeye udashobora kumenya. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana ni ijambo ribisude, ni ijambo rishyigikirana, ni ijambo ritavuguruzanya. Uhereye mu itangiriro ukageza mu iherezo ry'ibihe, ijambo ry'Imana rirashyigikirana, ijambo ry'Imana riruzuzanya, kandi umwuzuro waryo wuzurira muri Yesu Kristo. Hallelujah. Reka tumukomere amashyi n'umwanya. Yesu ashimwe. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Twasuye ahantu dutangira, Petero ngo aterura amagambo, yari ageze ku mugabo w'Imana witwa Koruneliyo. Yari umugabo w'imfura, yari umugabo w'umutware, yayoboraga abasirikari benshi cyane, yubahaga Imana y'ukuri, ndetse n'abantu baramwemeraga, ndetse Imana yaramusuraga, twabibonye, ndetse Imana yaramugendereraga. Ariko yari yarabuze kimwe. Yarabuze kimwe. Hari ikantu yarabuze ngo byuzuye. Yesu ashimwe. Nawe niba ukorera Imana, ugashikana n'Imana, ugasenga, ukiriza ubusa, ugakora umurimo, ugakora ibintu byose Imana igikubwira, ariko ukumva ubusabane butaza, subire gufata, usome mu byanditswe, usenge uyoboza Imana, utekereze. Yesu ashimwe cyane. Kuko abantu b'imbere yawe ijyaga mu mahirwe gato, ngira ngo ni nka 16. Intumwa na Paulo hariya hirya za Damascene bababwiye ubutumwa, barabakubita barabatuka, barabandagaza kugeza aho Paulo bamuhishe, bamujyana hanze. Yesu ashimwe cyane. Abayuda barakanze, ndanize ngo ni Abayuda. Abo nibo Yesu yavutse, nibo Yesu yazi. Baramwanga, banga n'ikimwana, niko ab'isi bameze. Bahagenda imisozi, bakagenda hose bavuga Imana, ariko Yesu baramwanga, kuko hari ibyo bakunda mu mitima yabo bafitiye akamaro, bafitiye Imana. Mana ishimwe cyane. Yesu Kristo, Mana uri Umwami, niwe utuzi, niwe utugenzura, niwe uhera muri Kansizi, akagenda mu isokoro, akajya muri karemano, akajya mu mitekerereze, akagenzura, agashungura ibyo abantu batabona, ibyo fotogarafi zitabona, ibyo sikaneri zitabona, ibyo ubwenge bw'isi butabona, ibyo abakomeye batabona, ibyo abanyamwuka batabona, ariko Yesu ajya abibona, akavuga ntibikwiriye. Yesu ashimwe cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Yesu. Amen. Hallelujah. Ni mwiza. Ibihe byose. Ibihe byose ni mwiza. Mwiza cyane. By'abantu bibwira sibyo yibwira. Ni ukuri. Byo bitabira sibyo byiziwe. Aho bashaka kwigesha. Imana yaravuze ngo mu ijuru icyubahiro kibi kirima, no mu isi amahoro abe mu bandi, mubayishimira.
Imana ishaka nicyo ishaka ubutumwa tuba ubutumwa bwiza buzana impinduka umuntu akagenda akigenzura ntawe ugiye kumubwira umuntu akagenda akigenzura ntawe yagiye kubaririza kagenda ishyamba akaryumva rikamucubika yagera mu rugo akarara ntawe umurijije haleluya yagera mu rugo akarara ababaye kavuga ati mwami nakiriye kuko cyarambase kandi abantu ntibaki yewe mwami nyaryama kwikinisha mwimasimba ariko abantu ntibabizi ni umunyacyubahiro Yesu akaba yakibonye kandi uwakibuze kiba gihari iyo kibiga kiba gihari nyine ikibemba ntabwo cyakwishyura n'abandi ngo umunyacyubahiro bajya kurwana yari igitangaza ndetse yari yegereye umwami yarize ariko ngo aragenda ajya kunyaga ngo agiye kunyaganyaga akana kakayuka kari mu mwuka mubi kari agakoze kagakora kagataramaye kagakindikiza kakarya biruhishe bakagasuzugura kakabona ari akantu kari aho ariko kareba shebuja ku byo barajenerali bagaragara karanuka cyakiranuka kirembe kiranuka nk'abantu kiranuka ugishyigikira tugikirikira kiranuka tucyambarane kositime kiranuka cyazana impinda umukobwa aragenda akagenda akabanza muri mpanumve bakongera bakagezayo n'akandi yihishe yarangiza bakayitwikiramo bamara kuyitwikiramo yashira amezi abiri agatangira kwambara umupira muri rero ku zuba kagatangira kumera gutya agakomeza yagera kuri akantu kamaza cyane n'umurimo w'abadayimoni wawe kandi Yesu yaje kuba muri Damascene cyane n'irari ryawe Mana ishimwe cyane haleluya rero Korneliyo yari umugabo mwiza cyane ariko Imana ureba isanga hari icyamo sanga atarabona kamere y'Imana irwanya icyaha muri batari Korneliyo urumva umuntu ku giti cye ntiyatsinda Satani icyo ntigishoboka umuntu ku giti cye ntiyanesha ibyaha ntibibaho umuntu ku giti cye ntiyanesha amoko umuntu ku giti cye ntiyakwicisha bugufi kabone nawe yaravukiye mu mfura zimeze zite ntibishoboka umuntu ku giti cye ntiyakunda abantu kuko yikunda umuntu ku giti cye ntiyakunda nefu birakenewe ko dutunga umwami wo kunesha muri tugahakaduha kamere y'Imana umwuka wera w'Imana aho umwuka ari icyaha ntikiyakandagira kuko kiba kinuka aho umwuka ari ikiraza kigasunya kikagenda aho umwuka ari ikiraza ishyano riraza ryahagera rikagarukira ku muryango ariko aho umwuka atarinze bikubuye nyine rwose ngo Korneliyo Imana ireba imirimo ye ireba umutima we wa kera iravuga ati nta muntu wanjye nuko aranyumva akurikije ibyo nabwiye abahanuzi ba kera arankunda kandi ibyo nanditse mu gitabo cya Mose n'abandi agerageza kubikora ariko mu gihe kiri imbere ni kureba ntabwo azabishobora kandi sinzamutakaza ntiyitakaza uwo yatoreye ntishobora kumutakaza ko ni ukuri ntibiba haleluya ngo Imana irimanukira mu ijwi ryambaye aranamubona arereka aramubona haleluya amen amaze kumubona aramubwira ati oya uko biri kose gusenga kwawe kwaruhuje ariko ngombwa n'iki hari aho byose tuma Yoba hariyo umuntu kwabaye baravuga ngo uwo twiboneye uwo twabaye tukagenda tugasangira uwo twakoze tukamwumva haleluya tukumva navuga tukakumva neza tukabona inyanja guceceka inyanza igaceceka tukabona sura
amahoro. Uwo nguwo Koruneliyo we niwubura. Haleluya. Mana ishimwe cyane. Yesu ahabwa icyubahiro akwiye aragikwiye. Ntabwo ari icyo tumutsindira aragikwiye. Mana ishimwe cyane. Arangije aramubwira ati igihe tuma aratuma. Amaze gutuma ngo baragenda. Kuko yari kuri connection y'Imana marungaga. Petero nawe arabibona. Petero araza. Umwuka aravuga ngo genda. Kuko ari ngewe ugiye gutera. Ubivuze. Yesu ashimwe cyane. Rero uyu mugabo yubaha Imana. Yuko ari kwikora gake. Kwizera Yesu Kristo umwami w'abantu. Yaburaga kunguka ubwenge. Igitabo umutumwa ka 24 ngo Yesu agarutse asanga abigishwa badasigara munini. Ikintu cya mbere akoze no kubungura ubwenge kugira ngo utegere kubungura ubwenge kugira ngo basobanukirwe ibyanditswe. Dukeneye ko Imana twungura ubwenge dusobanukirwe ibyanditswe kera. Bari imbere babonye Damascene kibarwanda bajya mu byanditswe gushakisha. Bashakisha mu byanditswe uzabasoma ngo barashakisha. Bere umutima ishimwe. Yesu ashimwe cyane. Ngo kubyaga abana ba Isirayeli. Abana ba Isirayeli bari barahawe ubwo butumwa bwo kubona bwa mbere. Ariko ntibizera. Ndetse bakiraye igitamo n'abanyamahanga ntibazabona. Haleluya. Petero abanza kumana n'ababyeyi. Hamana batungo twabonye azuka turana. Haleluya kubababo. Yesu ashimwe cyane. Yesu Kristo nta kintu yitaho cyatu. Mbese nta kintu cyamuza kugukorera ibyiza. Nta kintu yashingiraho kintu. Yagira icyo ashingiraho sinari kumwe. Nawe ntibari kumwe bari kunica. Rero ntasingira kukavuki. Niyita ku mwuko. Niyita kuko duteye. Nta kintu na kimwe yitaho. Niyita ku mateka ya kera. Niyita ku byo tutariye. Turi kurya. Kera narya ibijumba sigaye Kigali n'igifiriti Imana ishimwe. Uramaze. Yes. Urayibya suri. Yegura. Ish. Yesu tuvuga ntabwo ari Yesu w'ibiryo. Yego. Petero avuga ahangaha ngo yaje kugirira neza abantu. Ngo no gukura abantu mu bubata bwa Satani. Yesu niko yavuze. Petero arabihana. Mu murongo arabivuga ahangaha ngo yaje kugirira neza iki abantu no gukura abantu mu bubata bwa Satani. Hano arabivuga mu bubata bwa Satani. Yicaza Yesu kugirira neza abantu agakiza abo Satani atwaza igito. Yakutugirira neza yaza kutubwira ko Imana ikukura. Ko Imana hari kugana. Ko Imana yarekurwa urupfu rwanya mu nyaga twari tugiye gupfa igatanga umwana wawe w'ikigo. Kugira ngo umuntu wese usize uwo mwana azabe ubuziraherezo azahabwe n'ubugingo buzima. Azabeho neza. Azabyara yororoke. Azatsinda abanzi be. Azaba n'intambara zinesha. Azaba umunyabwenge. Azubakira uko Imana yabishatse. Ariko azahabwa cyakabiri gukura abantu mu batabiki bwa Satani. Yaje guha abantu imbaraga z'umwuka wera zo kugurisha umwanzi, zo guhishurirwa imikorere ya Sekibi, zo guhishurirwa uburiganya bw'isi n'ab'isi. Ibyo abantu b'Imana barabivuga. Yesu nashimwe cyane. Imana ishimwe. Imana ihimbaza. Rero ngo abavuga amayo magambo abwiriza ayo magambo ngo icyakora n'umwandi bamwe ntiyamweretse abantu kugeza aho babaye. Ariko bagira gute abategeka bakoze b'Imana barokore mwakishije. Hari itegeko Yesu ategeka. Ngo abategeka iki? Ngo abategeka icyambere kubwiriza abantu no guhamya ko ari we Mana
yategetse ari Imana yategetse kuba umucamanza w'abantu nicyo dukwiye guhana abantu bari gusezerana bivuga ngo urugo rutunze Yesu kuko Yesu ari umuntu abari rukuruzi Yesu ni simama urugo ruhari rukennye kuko Yesu ari ubutunzi buzamukurikira ukajya mwamaro Yesu ari ahantu mu rugo ubukene bukabatera Yesu ahicaye ubukire buzamukurikira umwami b'abantu bakabaho neza bagatabara Mana ishimwe gisuzumuriro gihari kuko Yesu ari umunyacyubahiro icyubahiro no kubemeza gikurikira umwami kuko ari umwami w'icyubahiro Yesu ashimwe cyane Yesu ari ahantu akabona Satani arabasumbirije kuko Yesu ari umurwanyi aza kubarwanira akaba muri rwa rugamba Yesu ashimwe cyane kuno kubwiriza abantu niho kubwiriza no guhamya Yesu Kristo ko ari umucamanza w'abazima n'abapfuye ngo abahanuzi bose bavuga yuko bavuze yuko umwizera wese azabona kumwizera gusa kwizera ijambo imbabazi zose no automatique bitabizi Imana ishimwe cyane haleluya Mana tugire neza rero ngo Yohana Petero agihanije ngo abantu bari kwa Korneliyo barakanguka babuze umwami kwa pazi yayiba pazi inatoka macho yao igihumirije igifunga kiva Yesu n'umuhamisha kwa naze mu ubwenge ugira irindi hishurirwa ugira ubundi bwenge ugira izindi mbaraga ugira indi mivugire ugira indi magambo ugira ikindi gihagararo ugira indi freshe usa neza urakomera nta gutsindwa nta gusuzugurika kuko ubuvuga iby'abahanga batazi kuko imfura n'abanyabwenge n'abakomeye bato ntibabumenye ahubwo abaciye kuri bamwe yarababizaho umwami amina arabivuze aho bari bajyanye abakozi b'Imana batujya sinzi mesire za ibizabimenya zite zitaranacyebwe zitazabimenya zite kuko ari wo muco w'idini y'abantu kwigariza turakomeye twiyamenye kera njye agansanga byansura mvuga indimi ndakomye abantu baranyubaha guteze isi Imana irakura Imana uranyemeza mbere y'uko abantu bareba ikibazo ufite Yesu areba ko icyo ashaka ngo kiri hano ku bwami bwe buraho harimo ubuzima rero abayuda baragenda bigira ibitangaza Imana itugirire neza cyane Yesu ashimwe cyane amen Ana asomye reba ni ikibazo gikomeye mu minsi ya none gikomeye abantu bakwiye mu gushaka Imana turashaka ibyacu twikanyizamo turashaka ubwacu bwami kandi ubwo buzashira dushake ubwami Imana izadutumbagiza kuri Jeruma nta n'umwana atazageza n'andi mboni anyishimye ntaho atageza anyishimye nta n'umuntu ntasuhuza Yesu anyishimye buru nawe nuko hari abantu tutanagera imbere hari tutanasuhuza ariko Yesu anyishimira n'abakomeye bagera iwanjye kuko abakomeye baza bamushaka ashyiramo igikurura abakomeye mwa bantu b'Imana nanjye data muture muri ijana ku ijana ukwiye urebe ibitangaza biba wenda abantu bazabibone bazabwira ati kataga mu kagufi Mana yakagezeho ariko reka tugende turebe icyabikoze
ku buntu bw'Imana ngo kuko Imana itarobanura ku buryo ahubwo mu mahanga yose uyumva agakora ibyo gukiranuka iramwemera ndetse n'irangije nemeza n'abantu uyuba agakora ibyo kugira ngo kandi gukiranuka kw'Imana ni Kirisitu. Naho rufungiye naho ruzingiye ugenda ube ngo mana rero abayuda bumva batabyumva kuko abayuda banendaga abantu bose baravuga ati ndamuzi bakakugaya bakakwibara bati Kristo barabata umwuka bakabyanga ariko umuntu ubasha idini yabo bakamuheka ku mugongo naho n'umuyuda se yaracibwe se yo kuri Mana we yaracibwe rwose n'uwacu nako n'ubu bimeze. Yesu ashimwe cyane. Amen. N'ishyano ry'agashyano turimo turabwiriza abantu kuva ahantu bari hirya n'ino iyo baje tubaha iki bari kuza tubaha iki mu Kristo umuntu mushya yaje umuha iki njyewe pasiteri muha iki muvuga butumwa gusanga izihe mbuto bari bakuru tubasaba gusanga izihe mbuto basanga duhagaze nka Kristo cyangwa basanga twarabitambitse gutya. Imana idutabare tubiri Imana itwefe rwose aho ntibaza bakaba bikurushaho mpamvu Imana igira iti bitugirire ibambe n'imbabazi. Yesu ashimwe cyane. Amina. Haleluya. Mana tugire neza bavandimwe Imana ibashyigikiye. Aya magambo Petero yavuze hanyuma yanjye yari yavugiye muri kabiri ahangaha ababango babonye baruzi umwuka yari baratangara baravuga ati basinze basaze bataye umutwe kubera ko bahagaze ku musozi Yesu yabategetse. Yesu yabateze guhagarara ku musozi kujya mu cyumba kintu bagahuza umutima abantu bari ku musozi w'Imana nituba muri birifazi tudahuje umutima nta kintu tuzagera. Nibiba kuba ku musozi dufite kwizera kumwe umwami umwe tubibona kimwe tubyumva kimwe atari amapiganwa tavuga munyureho kaya gacinyize uriya ntabyo asi uriya niho akiza kandi umwana yaza none habaye tumubatije yakuze umwuka rero bari kumukoresha kuko yakoresha ko kwakora uko niko ushaka Imana ya mbere. Amina. Tuvuye kweri imbuto zihindura tuvuye ubutumwa buhindura butugaragareho Yesu yaje ari ijambo ahinduka ijambo duhinduke ijambo. Amina. Byo tuvuga ahangaha duhinduke ibyo niba bitanashoboka dusenya Imana bituzamura umusozi aho kuzamukira Damascene afite nzamukire gushaka impinduka z'Imana. Amen. Nzamukire Kristo gutura muri iki ninako amhindure bansena we nindagisa ibyazamuresha bizagira kontre Imana ishimwe cyane. Amina. Abantu rero ntibabyumva biranga ariko babonye ibitangaza biri kwabo kuko abantu ari abanyabwenge babaga Petero ngo ese dukora iki tugire kabiri 30 abo bantu bumvishije ariko Imana bibacumita mu mitima nuko baza Petero n'izindi ntumwa bati bagobere data igihe tuti aterura ijambo ry'ukuri Imana ishaka ko rivugwa ahita mu izina ryawe ryose igihe cyose bwije ivurirwa itagwa bariye batariye Imana yavuze yakoze itakoze abantu bihana bahindukira umwana bazahabwa ubugingo bahabwa ubugingo barahunye barabwira ati arasubiza ati ni mwihana umuntu wese muri mwe abatizwa mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone kubabarira ibyaha byanyu kandi namwe muzahabwa impano y'umwuka. Bagira bati impano yo mpano ngomba kwitungikamba kuko nintayibona sinzabana n'Imana neza nintayibona sinzabesha kandi iyo mpano yo yaje
kwihangana umwuka wera yagiraga nabi nta muntu yacira akarute asigaye yagira neza umwuka wera yahanze. Haleluya, amen. Uwo muntu twari tumuzi ashunjamye ariko yadutsweho no kuvuga ijambo ry'Imana no kuvuga indimi ikimenyetso cyacu nk'uko yagira. Yesu ashimwe cyane. Rero Yesu nawe duhabwe iyo mpano. Niba usenga, niba hari ibyifuzo ufite, zamura ibyifuzo tumuhabwa nawe mpano. Mpano y'iki? Y'umwuka wera n'iy'ubuntu. N'ubuntu bituruka mu kwizera Umwami no kwihamya ijambo ryawe. Kuko isezerano ari iryamye n'abana banyu bazabakurukaho, mugakomeza kuhamiriza n'andi magambo menshi arabukura ati mwikiza ab'iki gihe biyobagiza. Ab'iki gihe biyobagiza. Yego bati ni mwiza ariko agashyari karaha yarakabitse hirya siba kugirwamo ngewe ngaha ari kagobetse muri nyina hirya bavuga ati ariko twihane n'urushyari kagatubura batangiye uriya ntiwabatubwiye ntawabakubwiye umwuka arakuzi. Umwuka ari muri twe. Ndibona ndiyemera nishyira hejuru ndindyarya ariko Yesu arabizi. Ab'iki gihe biyobagiza ko Yesu ari we wenyine ushoboye. B'iki gihe bahora bavuga Imana z'iki gihe zirayobye. Nganira n'umuntu ntabwo nza kubivuga si byiza. Nganira n'umuntu ndabwenge baraza kumenya. Nganira n'umuntu turi kugipaka ku byanditswe kandi byiza ko tuganira batari ibintu bitanditse mu ijambo ry'Imana. Tujye tubitegura kuko bihereje abantu. Nzije twavuga nyine none hanshe umugani ngo se umuntu yakunda umwana akanga nyina. Ndavuga ngo ni iby'abantu mwashyizeho bizarangirana nawe Umwami w'Imana. Niwe udahinduka. Ababanje baragiye, ba Dawidi baragiye, ba Mose baragiye, ba Aburahamu basoje urugendo, ba Nehemiya basoje urugendo, ba Mika basoje urugendo, bahamyaga Umwami yabayeho nabo baracyari. Yarapfuye se yaribagiranye se narapfuye arazuka n'iteka ryose. Tumukomere amashyi. Rero bavana inshuti z'umusaraba ibyo nabyo tuba dukwiye kubihamya kuko Umwami niwe Mwami. Kabone naho ngabo bashishikarira kugira umusigisha abamanya ibitsima bibuka Umwami w'abami bagashima Imana bakoze umwuka wera. Imana rero tugire neza. Haba havuzwe amagambo menshi kuri uyu musozi. Nta muntu tuba dukeneye twifuza gukomeretsa cyangwa gutunga urutoki, ahubwo tuba tujya inama twivugurana kugira ngo ahari Umwami Yesu azasange twiteguye, ahari nanjye utazagenda agasigara cyangwa ukazagenda ugasigara, kugira ngo byihuse ubwo impanda y'Uwiteka izavuga natwe tuzuye. Natwe natunga telekomande kagatara kazaki naza kurengera abamwize nanjye asangwa uko azishimira umuntu umwe yishimiye bateranye n'itera natwe ariko tugira neza. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Ndakwinginga rero inshuti y'umusaraba nanjye niyinginga kuko ibi tuvuganye sinabishoboza ku giti cyanjye, we niba wabishobora sinakujye sinabishoboza, ariko kumwe n'Umwami ntabishobora. Umwami ashoboje ntabishobora. Imana tugire neza. Bavana inshuti z'umusaraba twese turi aha ngaha niba twaramaze kwakira Umwami Yesu Kristo n'Umukiza, Imana ishimwe. Ariko niba utaramwakira
nawe muri mwakire uhabwe password uhabwe konti yo kubitsa gukora kwira mirimo koronero yakoraga yajyaga ahantu ariko ntizamuherekeze kuko yataranyura mu nzira ikwiriye kandi inzira yari ikwiriye ni Kristo. Imana ishimwe cyane rero niba utaramwakira cyane wakira cyane kumva bibitajyamo neza haguruka wishakira Imana witwifate kwinginga Imana mwami Yesu akugire neza. Yesu abamugisha Imana ibagire neza nta twagerezaga umutu Imana yari yaguhaye ariko niba wumva wahaguruka tukafatanya no kwiyakira n'umukiza ibyo bashima Imana ariko niba wumva kitaragera uko nta kundi hasigaye Imana ibamugisha Imana ibagire neza kuko yagendereye buriya bwoko kuriya musozi w'i Kayisariya nanjye agenderere nawe akugenderere nanjye agire password yafungura agire ikigo yakura ku maso yanjye agire ikikoko yakura ku mutima wanjye nanjye norohe nakire impano idatangwa n'ababyeyi idatangwa n'abantu idatangwa n'amashuri idatangwa n'idini idatangwa n'abakomeye ahubwo impano itangwa na Kristo. Imana iruhande ushobora kuze Yesu abagire neza twashimishije guhesha muri mwanya nanjye nageze kuko bashije gukora ibintu Imana yabishatse. Amen.